nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza n'abaha ikaze kuri icano. Reka tujye muri Rwanda Shima Imana turebe bimwe mu byaranze umunsi wo ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani 2026. Duhera aha. Rwanda Shima Imana, ibyishimo byari ibyishimo, indimi nshya zikaba zavuzwe muri Rwanda Shima Imana. Byari biri hejuru cyane, urebye muri rusange ubona ko abakristo mu Rwanda bari bishimye cyane. Indimi nshya rwose zavuzwe ahangaha. Abantu bari bitabiye bari batunguwe. Abagore gusengera igihugu. Ariko kandi reka turebe na Okay, muri Rwanda rero Shima Imana witwa Gaby Kamanzi yongeye gushimangira ko ari umuhanzi ukomeye cyane ubwo yarahawe umwanya ngo afatanye na korali ihuriwemo n'abaririmbyi bo mu matorero atandukanye. Gaby akaba yatanze ibyishimo kuba kuri iki gitaramo cya Rwanda Shima Imana 2026. Byari ibihe byiza, byari ibihe bidasanzwe nkuko mubibona ahangaha rwose. Byari byiza cyane. Reka twumve ijambo rya Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva witabiriye gahunda ya Rwanda Shima Imana 2026. Twumve muri rusange icyo yabwiye abanyarwanda. Ariko witwa Aime Uwimana rwose muririmbira Uwiteka, nawe n'umwe mu bantu bakiriwe neza ndetse kandi banishimirwa. Twamereza aho uyu ni Minisitiri wari uhageze rwose, yasuhuza abayobozi batandukanye nabo bari baje muri Rwanda Shima Imana muri mwaka 2026. Reka mu kanya gato twumve rwose ubutumwa yatanze. Indirimbo muririmbira Uwiteka ni imwe mu ndirimbo rwose navuga ko abanyarwanda bafitanye amateka nayo akomeye cyane. Indirimbo ni imwe mu ndirimbo ubona ko zishimye cyane. Ndagira ngo nsabe abari hano bose ndetse n'abadukurikiye batari hano, basabe ko tudakwiye gufata iki gikorwa cyo gushima Imana nk'umuhango gusa. Gikwiye kutubera umwanya mwiza wo gutekereza ku ruhare rwa buri wese mu byo twagezeho n'icyo twakora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere. Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva witabiriye Rwanda Shima Imana 2026 rwose. Aime Uwimana yamukomojeho mu kanya gato ko ari umwe mu bantu rwose bishimiwe cyane mu ndirimbo yitwa Muririmbira Uwiteka, indirimbo nziza cyane abanyarwanda bakunda. Itangaza mu gihugu cyacu. Minisita wa siporo yitwa Neri Mukazayire, nawe rwose yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda ya social media,
ari kubyina indirimbo, ni indirimbo ya Runtown Mad Over You. Indirimbo nziza cyane ubona ko ahangaha rwose byari sawa cyane. Kanzi ureba cadence ka Minister, ta 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 ta, fata wewe sha. Minister yabatayemo, batayemo cadence ka fresh. No kubyina ni siporo, no kubyina baraga siporo kandi kaba gakenewe. Kwa 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 byari sawa cyane, byari sawa cyane. Mu yandi makuru wakomeje kuvugwa nuko umutingito w'ubukana bwa 7.4 wibasiye uburengerazuba bwa Colombia. Uyu mutingito rero ukaba wahitanye hafi abantu 300, ni mu gihe kandi abarenga 2700 baburiwe irengero. Ukaba wangije cyangwa se usenya inyubako zirenga cyangwa se zigera ku 1,600 cyane cyane mu baturage bari basanzwe bafite intege nke. Perezida w'icyo gihugu akaba yatangaje ko guverinoma yose iri guhuriza hamwe imbaraga mu bikorwa byo gutabara ndetse no guhangana n'ingaruka z'uyu mutingito. No mutingito rwose ubona ko wibasiye igihugu muri rusange. Ndagana ku musozo, story yavuzwe cyane mu cyumweru dusoje ni story ya gatanya cyangwa se gusaba divorce hagati ya Kimenyi na Muyango, ariko kandi ibi ni bimwe mu bikomeje gutrendinga cyangwa se gusirikira ku mbuga nkoranyambaga bahana isezerano. Sha ubu noneho muzongere mugire icyo mumbwira, kanze wumve umvire. Niki? Niko twabyumvikanye. Ariko mbega hari ahantu gusezerana ko nabonye ari danger. Ariko ni byiza. Ni byiza ariko wasomera ibintu kabisa. Dore ko wumvishe no mu bibi. None iki cyatumye tubona inkuru mu gishize ko bagiye kwaka gatanya, ikibazo cyo kwibaza. Twasezeranye urupfu mu byiza no mu bibi. Ari umuntu wapfuye. Hano ruguru. Uramuzi se? Ndamuzi arabimenye. Yitwa nde? We ninde wapfuye ninde? Aje ninde? Eregisi. Wechi. Ngukira. Eregisi. Isitini wapfuye. Mungu wapita. Yagiye. Umugore wa Cristiano Ronaldo yitwa Georgina Rodriguez yatangaje ko impamvu bakuriye ubukwe mu rugo iwabo ngo byari ukugira ngo abana babo bazajye bibuka ko hari ikintu cyiza cyabereye mu rugo iwabo ndetse no ku meza basanzwe basangiraho. Mu magambo ye cyangwa se mu butumwa bwageze ati twahisemo kubikorera mu cyumba turiramo hano iwacu, aho dusangirira amafunguro ya mu gitondo, saa sita nimugoroba. Mu myaka 30 iri imbere ndashaka ko abana bazatekereza ko hari ikintu cyiza cyane cyabereye kuri aya meza, ariho ababyeyi bacu barahiye indahiro y'ubukwe. Byari ibyishimo kabisa. Ubukwe bwa Cristiano bwabaye bwiza pe, bwabaye bwiza. Umubyeyi nawe yafashe icyemezo gikomeye cyane. Ubona ko amashusho rwose hano byagaragaraga neza cyane. Reka rero mbashimire cyane, nababwira ko rwose mukomeza kubana nanjye muri stories zitandukanye zikomeje kuba trend ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Minister Neri Mukazayire Ewan yatwitse. Harya imvugo gutwika ntabwo igikoreshwa. President zimwe mu mpamvu yashyize abantu bato mu buyobozi, ntekereza ko ari uko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite urubyiruko rwinshi, bityo biroroshye kwisanisha nabo. Icyo bita kugira president ureba kure. Look at this, our minister. Ubona ko abantu babyakiye neza cyane,